nshimye Imana ishimwe ndabyibuka nzano mu wa mbere naje nsejya mu madive umunsi umwe ndibuka ninjiye muri uno muryango ndakana gato azagenda nicara hari inyuma numva ijambo ry'Imana bakatwigisha ikintu numva biraryoshye nagera hanze kubikurikiza bikanga mu wa kabiri ndushaho gusayisha mu wa gatatu ndagaruka mu wa kane nabwo ndagaruka none ndi hano Imana ishimwe haleluya nishimwe ry'Imana no munsi ndumva nibwo bwa mbere tugiye kwigana ijambo ry'Imana bwa nyuma sorry akabasanga ari ubwa mbere haleluya bwa nyuma bexterne nabo bahari n'umunsi wo gushima Imana haleluya Imana yahoze ari ubuturo bwacu Yakobo yaravuze ngo nambutse ino nyanja mfite inkoni gusa ngo ariko dore nsubiyeyo mfite amashyo abagore byinshi cyane nanjye naje muri no Saint Andre ntababeshye I was empty except twa tuntu dutoya uba ufite two kuba born again warakijwe ariko bikiri aho ari bya bindi by'iwanyu but guhera igihe nagere hano kugeza igihe ngiye kuhasohokera hari ibintu byinshi Imana yankoreye amen nibyo turi bwiganeho kugira ngo nawe ntuzave hano ntacyo ufite haleluya twebwe turagiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi haleluya nivuga ngo tuzahora hano ntabwo muri bubyumve ariko turagiye turasoma imigani igice cya 4 umurongo wa 18 aravuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu dusome bwa nyuma muri Yohana wa mbere igice cya 2 Yohana wa mbere igice cya 2 turasoma umurongo wa 27 aravuga ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari ukuri atari ibinyoma kandi nk'uko kwabigishije aba ariko muguma muri we amen haleluya ijambo ry'Imana tujye kwiga no munsi ni obedience haleluya secret yo gutuma prosperinga utera imbere hari abantu byagiye bigora kuntu dukoresha icyongereza du preachinga kamabwire gato mu mpamvu kugira ngo ntibikakuvune muzi impamvu iyo tujye kuvuga mvuze ngo dufite examen ya chimie mwabyumva ako mvuze ngo dufite wenda ikizamini cy'ubutabire niba ariko babyita niba ntibeshye ushobora kutabyumva neza ntago hano impamvu umuntu apreacher akoresha icyongereza ntago ari uko baba bashaka kubereka ko bakizi ntibikanabagore ahubwo nuko kenshi baba biga mu cyongereza bakurikirana abapreacher bo hanze bigisha mu cyongereza rero iyo uje kwigisha ikintu wumvishe biragora kugira ngo ugitranslating bikunze kuba ukivuga uburyo wacyumvishemo impamvu mutavuga ubutabire nuko guhera mu wa mbere wiga shimi bayita shimi urabizi ko yitwa ubutabire mu Kinyarwanda ariko ntago biguflowingamo muzi impamvu uzi Ikinyarwanda automatically nuko wakuze ucyumva ntago cyo ni mother tongue nyine ubizi sibyo se haleluya tujye kwiga kuri obedience ngo inzira y'umukiranutsi ngo ni nk'umuseke utambutse ugakomeza ugakura iri ni ibanga ryo gukora utera imbere udasubira inyuma na rimwe si ikibazo ko mugakiza uri umwana ikibazo nuko uzahora uri umwana si ikibazo kubw'ibyo utazi ubu ngubu ikibazo nuko uzarinda upfa utabizi bajya bavuga agakoti kamwe ngo kuvuka uri umukene si ikibazo cyangwa se kuvukira mu bakene
ariko iyo upfuye uri umukene nicyo kibazo. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere riravuga ngo usigwa mwasizwe nawe kubigisha byose. Igihe wabaye born again muri realite yo mu buryo bw'Imana, wahindutse umwami n'umutambyi. Ibyo bintu mu isezerano rya kera, umwami kugira ngo abe umwami n'umutambyi babasigaga amavuta. Noneho ayo mavuta mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umwuka cyane yakomezaga kurinda umwami, akagenda amwigisha amuyobora kugira ngo azahore aprosperinga mu nzira ze zose. Igihe wakizwaga nawe, Yesu hamwe n'umwuka we wasutsweho amavuta yo kuba umwami. Uri umwami ndetse n'umutambyi, ubwoko bwera bwatoranyijwe n'Imana. Gusa ni wowe ucuzinga ko path yawe izaba nk'iya Dawidi yasitsweho amavuta, ariko batubwira ngo guhera umunsi ngo yashyiriweho kuba umwami, yakomeje gutera imbere mu butunzi, mu mbaraga, akomeza gwira kugeza apfuye. Hakaba n'undi mwami witwa Sawuli yarisivinze same anointing yo kuba umwami, ariko bitewe na disobedience abivamo. Iri niryo banga naje kwigisha. Ntukeneye umuntu wo kwirirwa kwigisha kugira ngo, ntabwo ndi kuvuga ngo nitubigisha mu bipinga, oya, gusa nibyo tukwigisha kugira ngo bisobanukirwe. Barabitwigisheje. Hari role ikinwa na Holy Spirit. Bigenda bite? Amavuta yagusutsweho igihe wakizwaga niyo akwigisha ibintu byose, even no kumva aba preacher. Ayo mavuta niyo abikwigisha. Mu gitondo urabyuka, kubera ko nta mavuta ufite, ntabwo ukeneye kuyasengera, urayafite, ukumva muri wowe wasenze ukabiresista. Icyo nicyo gituma bamwe tudaprosperinga. Reka nze mbabwire, nshobora kuza hano nkabigisha prayer, ariko ibintu byose nakwigisha bishaka kuntwara igihe kirekire. Nyamara ujye wize kino kintu kimwe, kumvira amavuta y'Imana yagusutsweho. Wazajya ubyuka mu gitondo batarakwigisha ngo rolo ya prayer, amavuta ukumva muri wowe urashaka gusenga. Wize kuyumvira wahita usenga, wahita ubona result ziva muri prayer, bidagombye ko umuntu aza kukwigisha prayer. Iri ni ibanga rikomeye. Dushobora kuba twari gusoreza ko gusoma Bible, mwabigisha gusoma Bible, ariko nusobanukirwa kumvira anointing ikuriho, izajya ikubwira ngo soma Bible ubikurikize, bidakeneye ko umuntu aza kukubwira ngo soma Bible. Haleluya. Uri umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana. Buri munsi niba muvuga ngo ijambo ry'Imana ngo nibyo kurya bw'umwuka, iyo teoreme no mu ijuru yagezeyo n'Imana irabizi. Bivuga ngo kuko ari ibiryo by'umwuka, imakinga sure kuko ari umubyeyi mwiza, ko buri munsi hari ibintu abana bayo. Hari ijambo no munsi Imana yandemeye rishyashya ndi bugenderemo, rikaboostinga imibereho yanjye, nka prosperinga, nkava handi nkagera handi. Ntabwo nyine umuntu uza kunyigisha, icyakora azaba naza ni byiza, gusa natanahaba nzumvira ya mavuta icyo ari kunyigisha. Nzabyuka mu gitondo njye muri etide, numve muri njyewe soma Bible, warabyigishijwe, bikurikiza. Ujya waba pasiteri bawe, nisoma Bible mitani Holy Spirit ahita anyibutsa irindi jambo rivuga ngo nimujya gusoma Bible, twigwa tubagira inama, nimujya gusoma Bible bwira Holy Spirit aza gusobanurira. Nimbyaplika ibyo, ndahita nakira iryo jambo ry'Imana Imana yaneguriye. Haleluya. Nshobora kumara uwo munsi nta jambo ry'Imana numvishe, si ikibazo cy'uko Imana itaryohereje, ahubwo nuko amavuta ndiho nago nayubashye. Haleluya. You are anointed. Niyo mpamvu nababwiye riri twese Jesus yapfiriye ibyaha byacu, n'imibyimba ye yadukirishije. Twese dufite gukira muri twebwe. Gusa ni nkuko uri umukristo ushobora gusanga warwaye, still ushobora kuzanga gusengera pe. Gusa icyo mba ndi gukora ni ukugufasha mu gihe utarasobanukirwa ko ibyo ndi kugufashisha nawe ubifite.
ako niko kamaro k'umupreacher. Niba uno munsi baje gutwigisha prayer, ni ukuyitwigisha kugira ngo anointing uburyo twayiresistagamo iri kushaka kudushyira aho hantu ha prayer niza bwa kabiri, kuko umupreacher yaje kuduha ijambo, Holy Spirit arijya yitakoresha tubikore. Haleluya. Ni ibanga rimwe, wasizwe amavuta akwigisha byose. We no musitangira wumve wige kuyumvira. Mu gitondo byuke niwumva muri ushatse gusenga, genda usenge. Haleluya. Iryo ni ibanga rimwe. Ibanga rya kabiri nabwiye kuri spiritual connection. Impamvu abantu bamwe muri mwe ari abanyantege nke, nabita ngo badafite ubwenge mu bintu by'Imana, nuko bari connected n'ubundi ku bantu badafite ubwenge mu bintu by'Imana. Niyo mpamvu bavuga ngo nagiye muri vacances ndagwa. Mbabwiye wenda urugero, hari abantu bavuga ngo afinaliste mugiye kuva hano, nimuva hano benshi bazahita bagwa. Ni ukwibeshya. Iyo tuvuye hano ahantu tujya kuba connected, ntabwo tugenda nanjye ubu ngubu simona ko ndi kubabwiriza ngiye ane blanche nkirirwa nirebera udufilme, njya mu birori bitandukanye, mbana n'inshuti zitanganiza ijambo ry'Imana, abangishaga ijambo ry'Imana nk'abakupa. Nazagaruka hano ukumirwa, nabandi empty. Secret yo gutuma wenda na preaching ntabwo uko ngo nzi ijambo kurusha abandi, ahubwo nuko menya gukipinga connection. Haleluya. Keep connections. Jesus yabaye ku isi yari afite clue y'abantu bagendana, ntabwo yagendanaga n'abantu bose. Yuda yagambaniye Yesu gute? Muzayasome, ntabwo yamugambaniye ibintu birenze, yaroketinze ahantu Jesus yari ari kumwe n'abigishwa be. Bivuga ngo Jesus ahantu yamaraga ijoro icyo gihe ntabwo hari hazwi n'abantu bose. Haleluya. Moses yari afite clue, ntabwo abantu bose bazaga kuri Moses gutyo, no, yari afite ba Aaron bashaka kumugira inama. Nawe mu Mana reba clue uba muyariyo, group uba muyariyo. Haleluya. Muzareba Dawidi nawe yari afite group y'abantu bagendana nawe. Hari za ntwari batubwira mu by'urugamba no mu bintu by'ubwami, yari afite umuprince witwa Yonatani wari waramenyereye ibintu by'ibwami. Haleluya. Niba nanone ushaka gutera imbere muri setante, kiyambere nakubwiye obedience. Ikintu cya kabiri, you need to be connected. Reka nze mbereke cyazo bamwe mugira ntago ko mudasenga, ahubwo nuko mutanabana n'abasenga. Muzi ko papa washobora kumara ijoro ryose asenga, iwanyu mukaba muri safe, wowe warayisinzire utazi n'ibyabaye. Demons zaza kubataka ntizibashe kugira icyo kizigutwara. Kubera iki? Uri connected to your father, warayisenga. Bivuge ngo niyo mpamvu abantu benshi bajya hanze bakagwa. Umenyereye muri korari kanaka yarayijoro asenga, araza mu gitondo gusuhuza, ikirere afite nagusuhuza, kuganira nawe, gugumana nawe, kirakujyaho nawe, bitume nawe uba pateka. Paul niko yandikiye Abafilipi ngo ndabibuka iteka ngo kuko nzi ko dusangiye ubuntu, you are partakers of my grace. Grace yari iri kuri Paulo kubera ko Abafilipi bamwikubagaho cyane, babashaga nabo kuyakira. Rero nimba uyu yareye muri prayer ukazukirirwana nawe, effects za prayer nawe zirakugeraho. Haleluya. Ubwami bw'Imana ngo bugeranwa ngo n'umusemburo washyizwe mu irobe ari mutoya ariko ukahita uritubura ryose. The kingdom of God niyo wowe hari aho waba utageze, iyo wejyanye n'abantu bahageze uhita utera imbere. That's why nza muri senior 4 ikintu cya mbere na focusinzeho ni ukuba connected ku bantu bazima. Navuze ngo every break time tuzagira after lunch zose bakirepeta ku wa mbere, iminsi yose nyine tugikora. Ku wa mbere najyaga mu masengesho ya korali, ku wa kabiri mu masengesho ya worship, ku wa kane muri repetition ya korali, ku wa gatanu muri repetition ya worship team. Izo organi zose ntabwo nazibagamo. Why? Mwitonde nari ndi muri senior 4, nta bintu byinshi nafite byo kwiga. Haleluya. Shaka kugenda ukabyigana kandi ufite ibintu byinshi byo kwiga. Kubera iki ibyo byose nabikoraga? Ni ukugira ngo ngume muri connection. Haleluya. Urugero, niba uno mugabo uhagurutsa nzi ko abwiriza ijambo ry'Imana neza, simple, level y'ijambo afite ntayo mfite, but there is something I can do nanjye kugira ngo mbigereho.
effect z'iryo jambo nanjye zingereho, nzagenda mbe connected kuri we. Good. Niba nzi ko ajya muri repetition twayo, nzajyamo. Haleluya. Nidusoza nzamusuhuza nigendere. Bwa kabiri nzamuganiriza. Bwa gatatu nzamubwira ko mushaka. Bwa kane nzamubwira nsengere. Bwa gatanu nzabona amaze kuba connected kuri we, ibyo afite bizajya bintembaho. Haleluya. It doesn't matter kuri week. Ikibazo nuko uri na connected ku bantu still bari weak. Ugiye muri vacances uzajya wirirwa uryoshye uri mu bintu just biri weak spiritually. Then do you think you will prosper? Niyo mpamvu reka mbaroketinge ku muntu udukavaringa twese mu itorero. Umuyobozi wanyu, umuyobozi wawe mu itorero Imana yamushyizeho. Ntabwo sango mu izina rya Yesu Mana nyereka umuntu uzajya unyigisha, ni umuyobozi wawe. Abandi uzajya ubabona gutya, ariko umuyobozi wawe ni umuyobozi wawe. Haleluya. So mwegera abayobozi banyu babafashe. Haleluya. Ikindi kintu cya nyuma, secret ya nyuma, ngo urakomeza. Hari igihe cyageraga anointing ikanyigisha ibintu nkabisuzugura. Hari igihe cyageraga wasomye Bible sinyisome. Igihe cyageraga wasenze sinsenge, wafastinze simbikore. Ntago nihebye. Igihe byagarutse nawe ngenda bikora. Doesn't matter ko ibyo utakoze. What matters n'igiteza ikibazo nuko iyo bigarutse wongera ntubikore. From now ufite grace yo guprosperinga nawe ukazava muri Satan warabonye Imana, warabanye nayo spiritually and physically mu buryo bwose. It's up to you for now to choose.